Yesu ashimwe cyane, muraho murakomeye. Iminsi yari ibaye myinshi, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone Niba Josephine muri kumwe kuri mikoro za umwana show Rwanda. Kanizere ko Imana yabarinze ibitayeho, kandi n'ukuri hari ikintu nkazareka kubabwira. Murambashimira uburyo mu respondinga positively ku telefone zanyu, tu message, umva kuriya kuntu mutubwira ngo go biratwubaka, hanyuma bikubaka n'ubwami bw'Imana, kuko nta kindi twahamagariwe. Hari akantu kamazeho iminsi ku mutima kavuga ngo the purpose is to serve God. Intego nyamukuru no gukorera Imana. So ndagira ngo mbabwire ngo turabashimira, mwarakoze kudukunda, murakoze kushyigikira umwana mu buryo bwose, hari ubw'amafaranga, ari ubw'amagambo. Buriya rero ntago muzi gushyigikira gukomeye cyane no kujya ku mavuka ingingira ubwoko bw'Imana, ukingingira umurimo w'Imana. Yego, Imana ibaho umugisha cyane, ariko uyu munsi nanone ni umunsi udasanzwe. Nahoze mvuga ngo uyu ni umunsi w'Iteka yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo nk'aba women n'aba men of valor. Ndagira ngo mbabwire ngo ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana iduhaye umutumirwa. Monique, Yesu ashimwe cyane. Simbazwe. Amakuru ni meza. Iminsi myinshi, tumaze igihe kinini rwose, nawe nari mukumbuye n'umuryango wawe. Ndashima Imana yashoboje. Umugabo ameze ate? Ameze neza. Umwana naho araho arashima Imana. Mumeze neza mu rugo? Twese turashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umurimo w'Imana, umurimo w'Imana uri kwa avansa. Turashima Imana ko tukibihagazemo. Amen. Hari benshi bamaze kunamuka kubera imibereho, ariko turashimira Imana yo mu ijuru idukomeza umunsi ku wundi, tugahagarara kandi tukabona icyubahiro cy'Imana. Amen. Tutarajya kure rero, banza wibwire abadukurikiranya kuri mikoro za umwana show Rwanda. Urakoze cyane kunyakira kuri izi mikoro za umwana show. Je nitwa Monique Zaninka, nkaba ndumama ufite umugabo umwe n'umwana umwe. Ndi umudamu kandi ndi n'umumama kubwo buntu bw'Imana. Amen. Ndi umumama w'umwana ufite imyaka 5 mu kwa karindwi itariki 9 azaba afite imyaka 6. Ndabishimira Imana cyane. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Rero buri gihe murambabwira ngo woman of valor show Rwanda, kuba tumva icyongereza, ni umugore w'umunyembaraga. Amen. Nukuri nanjye hari ahantu ngera nkavuga ni yes, mbonye igisobanuro cy'umugore w'umunyembaraga. Uyu mugore rero turi kumwe, suko turi kumwe, naho udahari nabivuga, ni umugore w'umunyembaraga. Nyababwira ngo ni umugore w'umunyembaraga, ni umugore usenga, ni umugore wiyiriza ubusa, ni umugore uhagaze afite intego yo kwamamaza Kristo. Amen. Amen. Niwe rero umugore uyu munsi Imana yatuzaniye kuri mikoro za umwana show Rwanda. Amen. Amen. Moni, Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Nawe urakoze kwemerera gukorera Imana. Amen. Nawe urakoze kubera nawe uri umugore w'umunyembaraga udasanzwe. Uyu munsi turi kuri mikoro za umwana show. She's the president of Woman of Valor Show. She's the CEO. She's the MD. She's the vision bearer for this ministry. So nawe rero umugore w'umunyembaraga udasanzwe, ndakwemera kandi ndashimira Imana ko uri inshuti yanjye. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Nanjye mbishimira Imana. Amen. Kuko nimbuze ikintu kinera ishema ni igihe cyose Imana inyuzeho inshuti y'umumaro. Amen. Kuko ushobora kugira inshuti ariko mu by'ukuri Moni ukabona na papasi nta mumaro, nta ntego murimo kugeraho. Ibyo ni ukuri. Ishimira Imana. Inshuti ziba nyinshi. Hari inshuti murusha kugira inshuti za fashion, muganira ku bintu bijyanye kubigezweho, kandi nabo byo barakenewe. Nabyo barakenewe. Mukagira inshuti zo kuganira fashion, mukagira inshuti hari inshuti ziganira amafaranga, aho gusohokera hagezweho. Hari inshuti ziganira abagabo bagezweho bo gukura. Ese ni ikihe kiciro cy'abagabo bakurwa kugira ngo tubone amafaranga, twagana mu bihe byiciro by'abagabo, ese babarizwa he? Izo nazo ni inshuti. Hari amagroupe ayo ngayo abaraho, ukagira inshuti
muhurijeho ibintu runaka ariko kugira inshuti y'ubwami bw'Imana nta kintu kibahuza mudahuzwa na politike mudahuzwa no kujya mu bapfumu hari n'inshuti bata zirangira na mupfumu uri super akaza kubwira ati hari umupfumu bandangiye uri ku Kanyaru hari umupfumu yitwa kanaka arebaho iki kibazo ufite iki ngiki umva ni waramukugezeyo nuguhita kirangira iyo nayo ni inshuti ariko inshuti muganira amagambo aganisha mu nzira zigana Siyoni iyo ni inshuti mugaflowinga hamwe mukamarana ukwezi mukamarana umwaka uwo muntu ubona atarahinduka kandi ubuhamya bwe ukibwumva ni ibintu byo guhereza Imana icyubahiro iyo ni inshuti Imana barabahuje umwuka w'Imana nje mbivuga ni it is divine connection amen mwarahujwe mu buryo bw'umwuka kuko inshuti zisambana inshuti zimenya ubwo abo bapfumu bakomeye nabo hari ukuntu bironda bahura mwahura umunsi wa mbere wenda muhuriye mu kazi cyangwa mu nama y'akazi muri conference runaka mugahita spirit zanyu zigahita ziconnecting rero na yindi muhuye umunsi umwe mugahurira wenda mu giterane runaka wenda mwicaranye ku ntebe mugahita mu bishuti that is a divine connection kandi buri ko muhuye mukaganira ibintu by'ubwami mukavuga se ubu turerekezayo Imana ni kivuri kuvuga bata kuntu bibona Josephine urabona niki iyi trend turimo iyi generation turimo urabona niki Imana dushakaho iyi mitware turi kubona hanze aha urabona izatugeza mu ijuru mugatangira ikiganiro rero mugatangira no kuganira uburyo iyo myitwarire wenda matari myiza uburyo yahinduka mugatekereza strategy mukajya umugambi ukavuga utari ko hari inzozi nigeze ngira Imana imbwira ngo nzatangira ivuga butumwa riri online iri vuga butumwa rizaba ritegetinga ku kintu kimwe kubaka ingo zasenyutse abantu za Elizabeth imyuka ya Elizabeth yamaze kwinjira mu ngo iri gutuma abagore barira abana babimfubye kandi ababyeyi bariho ariko kubera imwuka wa Elizabeth wasenyeye se na nyina aba bana bakaba vagabonds bakandavura bakajya kuri street kandi ari abana bafite umuryango ubwo gatangira rero tukaganira ariko iyiyerekwa kanzarishiye mu bikorwa tuzarisengere mufasha kuri sengera kugira ngo umunsi umwe Imana izarishiye mu bikorwa uyu munsi rero ugasanga kubw'ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana kubera ko twasenze kubera ko wambwiye igitekerezo cyawe nkavuga nicyo ni igitekerezo cy'ubumana ahubwo se kadusenge binyuze mu gusenga Imana ikabikora uyu munsi tukuri Woman of Valor show Imana ariyo yaduhuje kandi tutarahujwe na nundi mwuka tutarahujwe kugira ngo tuganire kuri politike cyangwa kubigezweho ku mafashion kubiki nubwo iyo byose nabwo dushatse kubyinjiramo twabyinjiramo ariko ko ritari byo twahamagariwe buri wese agira umuhamagaro uwacu ni ukuvuga Kristo wapfuye akazuka tukavuga imbaraga z'Imana tukavuga Imana ihindura ibyanze guhinduka Imana ikura mu rwobo wapfuye ikamuha ubuzima Imana ihindura ikintu kitagifite form ikagiha ishusho uwo ni wo muhamagaro wacu Imana iguha umugisha uwo ni we mugore w'umunyembaraga Zaninka Monique ngiye mwunda kumwitira Mama Green n'izina ry'umugisha niko abantu bamwe bivugira n'izina ry'umugisha Mama Green uyu rero ari mu bantu bamwe bagiye ku mavi Woman of Valor umugore w'umunyembaraga ivuka iri yerekwa riva mu iyerekwa rikajya mu bifatika kandi Imana imuguha umugisha cyane amen nago umuhate wawe ari ubusa ku mwami amen uzagororerwa amen nago uzagwisaripe uzagororerwa amen I'm so humble twihuse rero amen umva uyu mugore ni umuvuga butumwa ni umumama ni umudamu ni umukozi amen amen ni umukozi mu buryo waninga amafaranga amen ni umugore w'umunyembaraga rero akozwe na byinshi ariko uyu munsi twamuzanye specifically kubw'akantu kamwe ndagira ngo agiye kuganira n'abagore agiye kuganira n'abakobwa agiye gukomeza abagabo n'abasore bari bagiye kunanirwa bumvaga baruhijwe n'ubuzima bumvaga bashaka kugivinga up bakabivamo uyu munsi niyo mpamvu Imana yemeye ko Monique aza kuri mikoro za Woman of Valor Rwanda n'umugore wahuye n'ibintu bimwe byo nashoboye kwibonera amen ariko arahagarara akomeza guhamya Kristo amen ni umugore wahuye n'uburwayi ni umugore wahuye umva
ariko arahagarara ahamya Kristo. Mone ndabizi ngo igitabo cy'ubuhamya bwawe ni kinini cyane. Amen. Ni chapters. Amen. Ariko noneho nuva shaka ko dutambuka nimba nayita chapter 4 nimba nayita mbega simbiza ariko katuvuge ko hari chapter tugiye kuvugaho y'ubuzima bwawe. Ndagira ngo duhe abantu buhamya abantu buhamya bw'uburyo Kristo urabanza gakeya utangire uduhe ubuhamya uburyo wakiriye Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Hanyuma aho ntuhatinde cyane usimbuke uduhe ubuhamya bwawe umaze gushaka ubana n'umugabo wawe naho ntuhatinde cyane hanyuma utinde cyane kukuba umaze gutwita ugiye kubyara umwana wawe. Urugendo rwawe rwo gukikira umwana wawe green tukamubona ku bibero. Uyu munsi ni umukobwa mwenda mu batuye uri icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo usangize uyu munsi ahari hari umudamu Imana iri busange. Imana igumugisha cyane. Urakoze cyane Josephine. Reka nihute nkuko avuze ati sinzi aho wahera. Hari ikintu cyo nje mvuga, hari ababyeyi banje mu mwuka bafite ihoteli yitwa Chapters and Verses. Arambwiye ati sinzi muri buhere kuri iyi chapter wenda chapitre mbari yihe waheraho, ariko nanjye navuga ngo ubuzima bwanje bugizwe n'amaverse atandukanye, chapitre na verses zitandukanye z'ijambo ry'Imana. Ariko reka nihute, nakijijwe muri 1995 1995 nyirizwa nakirizwe mu gihugu cya Uganda aho naraje kwiga, nari ncumbitse aho hari ahantu nari ncumbitse mu rugo rw'abantu ngirijwe ubuntu muri urwo rugo nuva mu 1995 nari umwana mutoya, nari muri primary 1 umwaka wa mbere w'amashuri matoya. So nari umwana muto muri make, ariko ngirirwa ubuntu twe duturanye n'umudamu wakoraga mu kigo cy'amahoro Uganda Revenue Authority, ariyo Rwanda Revenue Authority wenda nkaha mu Rwanda. So uwo mudamu twe duturanye mu gipangu yari umudamu wakundaga gusenga, noneho buri ko agiye tukajyana, nanjye narakunze ibintu byo gusenga, tukajyana ngezeyo bahamagara abakizwa. Urumva umwana mutoya muri primary 1 nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye in 1995. Mvuka mu muryango w'abana 12 wenda nsubiyeho inyuma. Nge navukiye mu gihugu cya Tanzania, ni naho ababyeyi banje kugeza uyu munsi babatuye, ariko najyaga njya kwiga mu gihugu cya Uganda nkaza nyine nk'umwana wo mu diaspora, ariko nangira amashuri nari ncumbitse mu bashuti b'umuryango. Aho hantu naho wenda ntabwo natinya no kubivuga kubera Imana yangiriye neza. Urwo rugo naruboneyemo Imana, ndayishimira yo kabyara ko Imana yamereyemo agakiza kandi inankomerezamo nubwo nari umwana muto. Ni muri urwo rugo nize gusenga cyane, kandi ndi umwana muto niga gusenga, niga kujya muri veye, nkajya njyana n'uwo mu mama nkasenga muri veye mu makesha. Amasaha yagera nk'umwana nyine nkasinzira, ariko nkaryama hasi kuko twaryamaga hasi ku mikeka. Ni naho twasengaga twicaye, abahaguruka bagahaguruka, bajya mu ijambo tukicara. So rero jewe naruha nkaryama nk'umwana, nkomeza muri ubwo buzima. Urwo rugo naruboneyemo ibintu bikomeye cyane, kandi nabo ndabashimira. Ndabizi ko ndi ku mbuga nkoranyambaga, this is YouTube, where everyone can hear. Icyo nashima Imana nuko bemereye kuncumbikira, ariko nenda kubatangariza ngo urwo rugo naruboneyemo Imana mu buryo buhambaye kandi bukomeye. Mabonera n'ishuri rikomeye ku buryo aho hantu ndi muri primary 1 ndibuka neza twaryaga ibiryo 2 za nijoro, nkazongera 2 za nijoro, kandi ibiryo bitabuze. Ariko kubera Imana yaturemanye abantu twadutandukanye, Imana yo mu ijuru rero reka nambuke cyane, kuko aho hantu narahakomerekeye cyane, niyo kenshi mbivuze ndanarira kugeza uyu munsi. Ariko ndashimira Imana ko uyu munsi nanjye mfite abantu baba mu rugo rwanjye. Ariko intego nakoze cyangwa umuhigo nahize imbere y'Imana, navuze Mana, ikintu cya mbere uzamfasha
umuntu wese uzaza mu rugo rwanjye nazahasonzere, azahabonera Imana, ahabonera agakiza, kandi abone n'ibitunga umubiri we, kandi mu mutima mwiza. Rego kanambuke rero, ndakomeza ndiga Imana kubw'ubuntu bwayo. Imana ye yarampaye kuba umukobwa w'umunyabwenge. Imana iyo kabyara imereza ubwenge. Nubwo naryaga ibiryo 2:00 za nijoro nkazongera 2:00, ariko najya mu ishuri nkaba uwa mbere. Ndibuka amwe mu magambo mama yajyaga avuga, n'undi mu mama twari duturanye mu Islam, akajya yicara akavuga ati ariko se ubu nka ka papa kanaka avuga umugabo we, kuko umugabo we niwe wari inshuti y'umuryango, ati nk'ubu arafasha uyu mwana arabona azabiki, uyu mwana dore azatwara inda y'indaro atarangije na primary 5 na primary ya 5, primary 5. Ubwo ninde wavugaga ngo uzatwara inda? Wa mu mama ho nari icumbitse. Okay. Akavuga ati uyu ntacyo azaba cyo, uyu arimo arangiza gusa n'umwanya waratakaza umwanya we, uyu mwana kuba ari ahangaha nge nabona nta n'icyo azamara. Ariko mu by'ukuri Imana ntabwo ari nk'abantu. Ayo magambo uko narushaga kuyumva niko yansunikiraga imbere y'Imana. Wa mu mama wakoraga yari n'umunyamahanga warucumbitse aho ngaho warukijijwe, akambwira nkamubwira Auntie Martha, yitwaga Auntie Martha. Urumva I was young, na n'ubu sinzi nahaba, nari umwana muto, kuko nyuma yaho ababyeyi banje baje kunkura muri urwo rugo, bantwara mu rundi rugo. Ariko kuva icyo gihe nyine sinongeye kumubona. Urumva n'ibya telefone bye bitaraza, mbabye binahari sinabyibuka kuko nari umwana muto. 1995 I was really young. Ariko yitwaga Auntie Martha. So ndenda kukubwira mubyeyi uri bukurikirane ubuhamya, ujye wirinda kuvuga ijambo ribi ku mwana, kuko ni wavuga ijambo ribi cyangwa ugakora ikintu cyiza, umwana ntabwo azakibagirwa imyaka ye yose yo kubaho kwe. Nuko rero Imana yo mu ijuru ngumaho ayo magambo akajya yavuga nkayumva, nkazinduka mu gitondo cya kare buri munsi. Nari umukozi, nari n'umwana ucumbitse muri urwo rugo. Nijye wakoraga akazi kose. Mbere yuko njya ku ishuri nkazinduka mu rugo 10:00, nkajya kuvoma amazi aho twayavomaga hari na kuri, nkatwara akabido gato nkagenda nkavoma, nkagaruka nkasubirayo 10:00 za nijoro. Ubwo ni mu ijoro nkavoma, nkaza namara kuvoma amazi, nkaza nkoza ibintu byo twaraririyeho, nkakoropa, nkakubura, nkakora ibintu byose vuba vuba, nkajya ku ishuri. None se niwe mwana wabagayo wenyine? Cyane rwose, nijye wabagayo jenyine. Bari bafite akana gatoya k'uruhinja, so nijye wabagayo jenyine. Ubwo rero nijye wari umukozi aho, nkasiga nkoza akazi kose, nkajya ku ishuri, nkagaruka 6:00 kuko nababwiye nari muri primary 1. Navayo nkaza nkamubaza ese hari ibyaha by'umwana ufite? Noneho mu mutima wanjye nkavuga ni reka byibuza umwana mwiza, nkomeze kuba umwana mwiza, wenda azavaho mugushe neza mu mutima we, agira byibuza nibyo yanambikira, niyo yanambikira byibuza icyayi kirange, byibuza kamereza nicyo kufatisha. Ariko nkaza nkakora ibyo bintu byose ku murongo. Njabwira abantu ni Imana ye yaramaye ubuntu bwo kugira imbaraga, kandi nkakora vuba vuba niganda, nkakora iki ibintu byose ku murongo. Noneho nkaza nkomaze se hari ibyahi by'umwana ufite? Ubwo na za Pampex zahitse araduka, akamereza ibyahi, ubundi ngasanga yanabiteguye, nkabimfura, namara kubifura nkicara, nkafura, namara gufura nkasubirayo kuvoma amazi. Noneho narangiza akazi nkicara aho ngaho, kuko haraho yatekaga ibyo kurya nijoro. Twatekaga ibiryo bimwe, wenda agateka imyumbati akayishyira hejuru y'ibiryo, akayishyira mu cyumba cye. Soje nabagiraga icyumba cyanjye ho nararaga, icyo kimeze nk'igikoni, ariho twanatekeraga n'ibyombo byo aho byabaga. Soje naza rero ibiryo, icyayi cyabaga kiri mu cyumba cye. Nuko nkakora, namara gukora nuko nkicara aho ngaho nigira icyo mbona icyo kurya, nkategereza nijoro. Nuko igihe kimwe sinzabyibagirwa, inzara irandya pe, numva inzara ingeze ku igufwa. Ndatekereza ni aha hantu dutuye ninde wabuziranye n'ababyeyi banje? Nibuka ko nababwiye niba ubuhamya sinyashaka kubujyamo. Ariko aya yose ni amateka. Uyu munsi byari bimeze gutyo, ntabwo ariko bikimeze. Umuntu utihangana ubuzima bukagukomerera, ukumva ko alternative ari ukujya kwigurisha, ari ukujya kwiyandarika. Nene kuvuga ngo Yesu aracyakora, Yesu ni umwami. Waba uri umwana muto, waba uri umugore, waba uri umukecuru, waba uri umugabo,
waba uri umusore waba uri umwana Yesu afite imbaraga. Uyu munsi ndarira ntabwo rukoya ko wenda ndizwa no n'agahinda, ariko ndarizwa n'imbaraga z'Imana. Uburyo Imana yakubereye yo kwizerwa. Imana mbere yo kwizerwa, ikintu cyo njya mbwira Imana iteka ryose, njya mbwira Imana ngo ijye imfasha mu ntege zanjye nkeya nk'umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso. Imana izamfashe njye nkomeza mbi yo kwizerwa imbere yayo, kuko nta kintu Imana itakora, nta hantu haba Imana itagukura. Imana irakomeye, ifite ubushobozi bwayo mu bumana bwayo. So ndashima Imana rero, sinzi naho nari ngeze. Ukajya arigeze kukuvuga ko nyene wajya gubikora byose, waraga ahantu mu gikone. Yego, ariko icyo nibuka cyo ngiye kugeraho, inzara imaze kongera kwigufwa, imisatsi yarancuramiye ku mutwe, kandi ubwo gihe uvugana namwe nubwo nabwiye ko mvuka mu muryango w'abana 12, ariko ntabwo mvuka mu muryango umeze nabi pe. Ariko nenda kukubwira ngo yo Imana igufiteho umugambi, hari ibintu yemera kunyuramo. Hari igihe kimwe nigeze kubaza Imana, ngira ngo byari 2011, mbatari 2010, mbaza Imana ariko Mana kubera ikinyura mu ubuzima bwanjye, every step of my life is always a hustle. Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo rega, nenda kukubwira ngo your life is like that of Joseph. Ubwo Imana yarambwiye ngo you are the Moses of your family. Ibyo ndabyakira, numva ko ndi Mose w'umuryango wanjye, numva ko ngomba kuba igitambo, nkakora ibishoboka byose kugira ngo mbere igitambo umuryango wa data na mama. Abataramenya agakiza kose bose, jewe nemere mbi igitambo, nambe ibitambo bishoboka, nambe ibitambo by'amasengesho ko ari byo byangombwa bya mbere, nambe n'ibitambo bifatika kugira ngo umuryango wanjye uronka agakiza. Umuryango w'abana 12, ubwo dushizeho n'ababyeyi bacu 14. Ariko Imana yo kwizerwa, ababyeyi banje icyo Imana irakivivura, bagenda bakira agakiza. Ababyeyi banje bakira agakiza, papa na mama barakijijwe, n'abana b'Imana. Ibyo ndabishimira Imana cyane, kuko nabyo byavuye ku mavi. None Monique dusubiye inyuma gake. Yego, ubwo nari ngiye gusubira inyuma rero. Santima zaje. Yes, ubwo nari ngiye gusubira inyuma, aho maze gutekereza numva inzara imereye nabi uwo munsi. Nekereza umuntu wabuziranye n'ababyeyi banje, ndibuka hari umugabo wadodaga icyarahane, wenda murajya kumbabarira. Yarafite imashini doda, kubera amateka y'umuntu aho aba yaragiye azenguruka ku isi hose. Murumva ndagenda mvanga ikinyarwanda, nkashyiramo igiswahili, nkashyiramo ikigande, nkashyiramo icyongereza, mbese n'amateka. Nuko rero ndagenda njya kuri uwo mupapa ankubise amaso gutya. Urumva kubera ukuntu twatojwe bakubwira ntukavuge amabanga yo mu rugo, ntukavuge. So ngezeyo rero nari mavuye gusa numva inzara imereye nabi, ndavuga kandi ngere hari ahantu byibuza Imana igira kubigenza. Ndagenda ngezeyo kubw'ubuntu bw'Imana, sinigeze namubwira umupapa, ariko arandeba aravuga ati wa mwana we uheruka kurya? Ati umwana bakana karasatya. Avuga papa wanjye mu izina, ati wa mwana we ubu urarya ko ndeba washize. Ndaceceka kubera ko twatojwe nyine kutavuga amabanga y'urugo, yo mu rugo, kugenda uvuga. Ndaceceka. Umupapa arandeba abwira abakozi be bamudoderaga, arabwira ati mugende mushakire uyu mwana umutobe, mumuzanire na kamara, nimwarangiza mumutware bamwogosha imisatsi. Ubwo bogosheshaga, hari umuntu wogoshaga imisatsi aho hantu yakoresheje sizo, umukasi. Yego. Noneho arantwara aranyogosha, kwanza babanza banzanira umutobe, ndawunywa, ndarya. Uzi umwana uzi bamaribobo bujye ubona hariya ku muhanda, iyo ubahaye ibyo kurya kuntu barya, cyangwa utwana usanga turwanira muri puberi, turwanira ibiryo. Narariye, inzara yari imereye nabi, ndarya pe, ndarya. Umugabo arandeba ararira arumirwa. Ndangije arababwira ati mu mutware bamwogosha, baranyogosha. Nuko ndaza, ndangije nicaraho gatoya, ndamushimira, ndamubwira Imana iguha umugisha. Urumva ko nari naramenye Imana, ndamubwira Imana iguha umugisha, reka nahe bataza bakambaza aho nari nagiye. Nuko nyine mpita niruka nsubira mu rugo, kubw'ubuntu bw'Imana ntibigeze banambaza aho mvuye. Nuko gutyo arambwira ati ariko papa wawe umunsi yaramutsaje nzamubwira.
ntabwo yaba atunze kuriya umwana we ngo amere gutyo. Nuko ubwo nyine jewe nuko bamfataga nabi kuko amateka twe twarakuriyemwo umwana w'umukobwa ntacyo azimarira, umwana w'umukobwa azatwara inda y'indaro, noneho washiraho naho ngaho nabaga ayo magambo uyu mama yavugaga. Nubwo nafatwaga nabi ntashobora kubibwira mu rugo kugira ngo batambwira ngo nicare mve mu ishuri. Ubwo nyine nkatuza nagera mu rugo bakambaza ishuri ryagenze gute kuko nagiraga mu rugo mfite biroti nabaye uwa mbere. Ubwo rero bakumva nyine ko umwana ari kwiga ibintu byose bimeze neza. Noneho umunsi umwe papa ajya kuza aje gusura abasaza banje babo bigaga ahantu heza muri antena mu ishuri ryabaga irya mbere muri icyo gihugu. Nuko noneho agiyeyo aje ahanyura arimo ajyayo uwo mupapa aramubwira ati ariko umwana wawe hari ahantu wamutwaye nubwo atigeze abimbwira umwana wawe ntabwo ameze nabi, ntabwo ameze neza, abayeho nabi. Nuko nyine arabimubwira kubw'ubuntu bw'Imana. Ubwo bihe bikomeje ngiye mu rugo muri vacances mama arambaza ndamubwira rero nge nanze kubabwira kugira ngo mutazankura mu ishuri, ariko mu by'ukuri ngibiryo saa 2 za nijoro nkongera ngazongera saa 2 za nijoro inzara mbese yaranyishe. Njya ku ishuri nta kintu ntwara nk'abandi bana, na pocket money mbafite ngo byibuza ngure utuntu ku ishuri. Mama ararira cyane. Nuko ariko igihembwe kirangiye nsubirayo aho hantu nari ncumbitse, Imana yo mwijuru umunsi umwe ajya kuhankura ntwara mu rundi rugo. Urwo rugo nubwo nari umukozi muri urwo rugo, ariko nava ku ishuri nkasanga igikoma kirahari nkanywa igikoma. Imana yo mwijuru zabamere umugisha cyane. Urwo rugo rwafashe neza, nubwo nagwa akazi kabaga ari kenshi hameze nkaho hari hotel rwa rujya n'uruza rw'abantu, ariko giye akazi kuko habaga slogan mu rugo. Papa yajyaga avuga ati umwana umurinda inzara ntabwo murinda imirimo. Ubwo rero kuko ragiye byabaga ari ibintu byoroshye. Ni igare ndumwana muto muri primary 3 natwaraga igare. Ubu ku igare najya no mu marushanwa yanga yo njya mbona muri Tour du Rwanda. I know. Iryo gare nkarishiraho amajerikani nkajya kuvoma, nkashyira amajerikani 3 ku ruhande rumwe, nkashiraho igiti uruhande rumwe 3 n'ahandi 3 no hejuru. Ubwo nyine nkatwara amajerikani 8 ndumwana muto ku igare rimwe. Ariko ndashimira Imana aho hantu aho twajyaga tujya kuvoma amazi kuri umugezi abantu bajyaga banyita murokore kuko habaga a very long queue, umurongo muremure. Nabandi kuri uwo murongo nkatangira kubwiriza abantu ubutumwa nabutangiye kera. Nuko nkaboneraho abantu banyitaga murokore, na mbere yaho mavuye ababyeyi banje bantwara muri antena bambona murokore waburiye kuko bari banzi aho. Nuko rero nsimbutse ndagenda njya mu yandi mashuri ndiga kubw'ibintu bw'Imana ndarangiza. Hari ahantu kuva na kera nubwo nanyuze muri ubwo buzima nkajya mbwira abantu ni jewe nzatura mu murwa, nkabwira barumuna banje n'abakuru banje ni je nzatura mu murwa, ni kandi je nzabaho neza kabisa, nkiyaturaho nzabaho neza. Kandi ninakwiga ninziga nije mutambona ariko nziga ninziga, ni kandi Imana iza mu bwenge, nizaba umuhanga nziga nzajya Makerere. Ubwo imagine muri Tanzania twe turi Makerere mbare narayumvanye nde kuko nta n'umunyamuryango wari ubwagereyo. Ariko kubera imbaraga z'Imana zihambaye Makerere njya kwihisanga. Amen. Kubera Imana. Amen. Abo bose bavugaga ko nzatwara inda y'indaro ko ntacyo nzigezaho, kubw'imbaraga z'Imana. Imana yo kabyara, Imana ishobora byose. Ibyo byose Imana yabihinduye ubusa ibihindura zero. Amen. Imana iramfasha ndangiza kaminuza. Igihe kiragera ubona akazi. Igihe kirageza mbona akazi ndakora. Igihe cy'Uwiteka Imana yagenye ndaza nza mu Rwanda. Na mbere yuko nza mu Rwanda nari umukozi w'Imana, nakoreraga Imana, navugiraga Imana. Imana iza kunyohereza muri iki gihugu cyo mu Rwanda, aha nahaje kuri misiyo y'Imana. Ubu rero uyu munsi igihe kiragera Imana iranyubakira kubw'ubuntu bwayo. Ndashaka abavuga ko nzatwara inda y'indaro nayo nigeze ntwara. Ibyo byose Imana yabihinduye zero. Ndashaka Imana imereza urugo rwiza kubw'ubuntu bwayo. Urugo ndugezemwo narwo ntabwo byari byoroshye kuko nta hantu Satani adatera ibuye. Buri step yose tugezeho, buri step yose njya mvuga ngo great levels, greater devils. Every level the devil is always awaiting on a greater dimension. Satani agerageza kuntera amabuye akomeye left right, ariko ndashikamye. Ndacyari umugore uhamya Kristo, umugore w'umunyembaraga, umugore wubatse, ufite address. Amen. Igihe kiragera rero Imana imaze kumereza umugabo, Imana imereza gusama. Nsamye nabwo
bigenda neza, sinigeze ndwaragurika, nausea, early morning sickness, ibi byose nabyo byigeze bibaho. Satani aravuga ati uyu muntu ngomba kumurwanya tu. Indara amezi abiri umukozi mura n'umukozi w'Imana ndi ku musozi haya kwa Masasu ndimo nsenga, umuntu araza aramanurira aravuga ati wo nazi wari uturutse hano nazi, nkuko abantu babagiye ku musozi, aravuga ati ndabona imyambi yerekeje ku mwana utwite kandi ninde ntabwo yagaragaraga. Ati Satani afite umugambi wo kukwica akakwicana n'umwana utwite. Senga cyane rero. Uwo mudamu aratambuka ndangije mbwira abamama twe turi kumwe nariko mwaka byaramwe. Ni muri uru Rwanda haba abahanuzi bakirimbuzi. Bo bahanura gusa ibirimbura gusa. Prophets of doom. Nuko turakomeza igihe kimwe turi mu rusengero aho nasengeraga, umukozi w'Imana arahaguruka yaka mikro, asaba mikro umuntu wari mubwiriza, aramubwira ati Mwuka Wera yamanzeho yamase anyereka ndimo ndabona imyambi yerekeje ku bamama batwite. Abamama batwite ni muhaguruke kuko nicaraga imbere mu ntebe z'imbere, ndahaguruka nahise mbyumva cyane bihuza n'ubwa buhanuzi bwo muntu yahanuye indara amezi abiri. Nuko rero birakomeza, ndakomeza arasenga ariko gera byumva cyane. Inda igeze mu mezi 6 bajya kunsuzumwamwo umuvuduko w'amaraso, high blood pressure, umuvuduko w'amaraso uza noneho ari ukurimbura, ari uwo kwica no kurimbura. Uraza umutwe wenda kunyica, n'indebe n'inkoriki, ndarwara ndabyimba, mbese to cut the long story short, bisoza umunsi umwe mvuye mu kazi njya kwa muganga. Ubwo muganga yarambwiye ati ujye ugomba kumva umwana atera at least 10 times a day. Kubera ko Josephine umwana yaramaze kugeza nk'amezi amezi 6 niho arangeze. Noneho nkuko ba Josephine babwiye ko Imana yo mu ijuru yamaye ubuntu bwo gukora, iyo umaye akazi ndakora ntitangiriye. Ubwo kubera ko nirwaga mu kazi ndi bize cyane, nibagirwa nuko wumva ko umwana atera. Cyokora nagera nijoro maze gutuza nibwo nibukaga nayo kuko nugize numva umwana atera ku manywa. Nuko bukeye bwaho rero mpamagara umuganga, njya kwa muganga, ngezeyo arambwira ngiye muri eko mbura umwana sinamubona kuko nari menyereye iyo nabaga ndi muri eko nkabona umwana arakina mu nda, sinamubona. Ndangije mbaza umuganga nari kumuga ko ndeba umwana adakina. Arambwira ati rero umwana ntakina kuko ufite ikibazo. Nifite ikihe kibazo? Kuko ndavuga mu mutima n'abazungu barakabya, n'ubungubu n'aya makabyo y'abazungu do. Nuko arambwira ufite ikibazo. Namubwira se atufite ikibazo kandi iyo mpamvu ngiye gukorera transfer immediately uje Faisal. Noneho arangije ambwiye ngo nje Faisal, ubwo hari kwa gatanu kuwa mbere ndi buje mu ntara za Nyaruguru muri misiyo nyine za Nyaruguru, Nyanza, aho hose za Muhanga. Ndamubwira se sinajya kwa muganga kwa gatanu ubutaha. Arambwira ati nibishoboka, atubu tuvugana. Ubwo nabimubwira kandi seka. Arangije arambwira ati rero wa madamu we ndabona ibyo urimo usa nkaho utabizi, ariko giye ka nkubwiza ukuri, maze imyaka irenga 20 nkora uyu mwuga, ariko muri iyo myaka 20 dutakaje abagore benshi n'abana babo cyangwa umwe muri bo. Ubu rero tuvugana wowe urumva ukomeye, ariko bitewe n'ikibazo ufite ubu tuvugana umwana ari mu butayu, niyo mpamvu utamubona. Icya kabiri umuvuduko uri hejuru. Kubera uri hejuru rero na blood flow yawe iri so small, umutima ushobora guhagarara, umwana agahita apfa nawe ugahita upfa. Nuko ubu rero nkubwira wazanye nane, namugani naza jenyine n'umushoferi, tuvugana akakanya uhita ujya Faisal. Nuko nyine njya Faisal, ngeze Faisal ubwo ahandi ho nanyuze sinababwiye kuko na Claude nuko Claude nabanje kunyurayo. Bari barambwiye ko bagira for magnifying machine, nyurayo kugira ngo manze specifying justifying ibyo yambwiye ko ari byo. Nuko nabo ba diagonizing the same things. Rero nababwiye ko mfite transfer nabihore ngo babanze bakora ibyabo. Bisoza nyine ngeze Faisal nuko mitambi ndembe, barancomeka abanera inshinge banshira ku byuma. Ubwo bahamagara umuganga kunganiriza ngo ategura ubwonko bwanjye kugira ngo mbyakire. Bakubwiraga ko ari ikihe kibazo wagize? Bambwiraga ko cya kindi cy'umwana nyine cy'umuvuduko w'amaraso. Ubwo high blood pressure. Ubwo umwana yaramaze kugera amezi 7. Yego. Nuko ubwo bukeye bwaho ariko Satani akanganiriza. Satani anyereka ko ibyanjye birangiye, ubuzima bwanjye burangiye. Satani anyereka ko imyaka yose nakoreye Imana yabaye impfabusa.
ko igihe cyo kujya mu cyobo cyo kurimbuka kwanjye kubigeze. Nuko ariko mbwira Imana ijambo rimwe, mbwira Imana, Mana ndabizi kuri Imana urishoboye kandi mu bumana bwawe ntacyakunyeganyeza, ariko wibuke ikintu kimwe mu buzima bwanjye, kaba ari agakiza nakiriye, ikintu kimwe naba narakoze kikanezeza umutima wawe. Kandi wibuke Mana ko ndi umwana w'isezerano, wibuke ko wambwiye ko ndi Yosefu w'umuryango wanjye, kandi wibuke ko wambwiye ko ubuzima bwanjye ari nk'ubwa Yosefu, wambwiye ko ndi Mose w'umuryango wanjye. Ubu uyu munsi hari benshi batarakizwa mu muryango wanjye, hari n'amahanga menshi narageramwo kugira ngo mvuge gukomera kwawe. Umpa amahirwe gusa yo kongera kubaho, ubundi nzavuge gukomera kwawe. Abatarabyumva nzongere mbabwiye kuri Imana igira neza, uri Imana ishoboye, uri Imana itanga ubuzima. Aho Satani yamaze gucukura imva, iyo mvu isiba kubw'imbaraga zawe. Siba imva Mana. Satani arimo aremeza umutima wanjye ko gupfa kwanjye kugeze, ariko je ndumva umutima wanjye uhamanya n'umwuka w'Imana ko igihe cyanjye cyo gutaha atari iki. Mu izina rya Yesu ngomba kubona abana banjye, uyu mwana ngomba kumubona, iyi ni imfura yanjye. Ndakuzi Satani kurwanya abana b'imfura byahereye kera mu gihe cy'umucunguzi. Herode ashaka kwica abana bose b'imfura b'Abayuda. Rero imfura yanjye ntabwo iri bupfe, kandi nanjye ntabwo ndi bupfe. Mereza amahirwe yo kubaho Mana. Imana yo kabyara yamaye amahirwe, umwana bamuteruramwo ari amezi 7, bamutwara muri kuveze. Urabyumva ntabwo byo byoroshye, iyo bitarakugeraho ntabwo ubimenya, ariko iyo byakugezeho urabyumva cyane. Uyu munsi ndashaka njyango no kuzasaba abaganga, cyane cyane nka Faisal aho nabyariye, cyangwa no mu bindi bitaro, nkasaba administration zaho kugira ngo ngenda nganirize abadamu bari mu bitaro bahuye n'ikibazo cya high blood pressure cyangwa n'ikindi kibazo gitandukanye, babyaye abana baba primatire. Kuko mu by'ukuri iyo umuntu akubwiye, iyo abaganga bakubwiye, Satani arakubwira ngo aya ni amagambo y'abaganga. Kuko ibyo abaganga bose bambwiraga ngo barimo barankansoring, I didn't hear anything. Ahubwo nari nkeneye umuntu umwe, kandi nta n'umwe je nari bwumve. Hari uwo nari narumvishijeho, ariko kuko nigeze mubona aza kuvugana n'umutima wanjye, numvaga bitabaho umuntu kubyara umwana igihe kitaragera, kandi uwo mwana akabaho. Ubwo rero umwana avuka ari Ikiro kimwe, yavutse umwana wanjye afite Ikiro kimwe. Iyo mbimenya ko ndibuze gutanga ubuhamya akamuzanya, ariko nigeze mutangaho kuri Zaburi nshya, kuri bohoka naho turiho n'uwo mwana. Ugugorinze evangelist Zaninka uratubona, evangelist Zaninka ubuhamya bukomeye, urambona n'uwo mwana. Ntabwo wabyemera ko uwo mwana yavutse ari umuprimatire, yavutse afite amezi 7, yavutse afite Ikiro kimwe. Ikiro kimwe umuganga yambwiye ko afite Ikiro kimwe, umuvuduko w'amaraso uhita uzamuka, urikuba kuko giye umuvuduko w'amaraso uragenda ukagera mu 190. Ibaza umuntu utwite. Noneho numva Ikiro kimwe, Ikiro cy'isukari nibibaho. Noneho nyuma yaho ubwo urumva Nabyaye umwana, nanjye ntibereyeho, umuvuduko uri hejuru. Umwana sinagize amahirwe yo kumubona kuko bahise bamwirukankana muri Neo. Umwana amubonye nyuma y'imisi 3, ariko nabwo nagiye meze nabi, nikurura. Nakomeje kubwira mukuru wanjye ndashaka kubona umwana wanjye, ariko mbonye umwana bene data, nabonye umwana, mbona umwana uzi, sinshaka kubivuga, sinshaka kuvuga kuko la description y'uwo mwana ko narameze, kuko ubu ni umuntu mukuru, ejo azaba ari umuntu udasanzwe, azaba ari umuyobozi. Rero sinshaka ko nk'umubyeyi navuga iryo jambo kugira ngo ritazamukomeretsa niyakura. Ibyo wenda nzayimusabira uburenganzira yaramaze gukura, azi ubwenge, kugira ngo tubivuge dukomeze imitima. Ariko nawe ubyumve Ikiro kimwe, nubwo nta describing ukuntu yarameze, ariko ubyumve description iraho. Ikiro kimwe cy'isukari. Nuko birankomeretsa cyane, ndakomereka. Ubwo umugabo wanjye Nabyaye adahari, ubwo umwana nyine turamubona ajya muri Neo, ari muri Neo nyine Ikiro kimwe, gukama amashereka, gutangira gukama amashereka. Urumva ni umwana wa mbere nari mbyaye, nari naronsaho, ariko kubera imbaraga z'Imana byose bigenda biza, amashereka akomeza aza. Igihe kiragera rero nsohoka maternity njya mu rugo. Aho naho harankomerekeje cyane, kubyara umwana ukamusiga mu bitaro. Umunsi wo nsiga umwana mu rugo, nageze muri parking ya Faisal ndarira, ndavuga Mana. Kera najyaga numva abantu bakuru bavuga ngo umuntu ni inkunguzi, n'ubwo se ubukunguzi. Ariko nabwo nkibaza, ese ni nta musiga
ko nari bubane nawe muri Neo ni nakundi namahitamo mfite. Ndagenda ngera mu rugo, ngeze mu rugo ndibaza ubuse nabyaye. Uzi kugera mu rugo uhaheruka wari utwite ugasubirayo nta mwana ufite, kandi umwana nabwo ntiyapfuye ariho, mbese uri aho ngaho nawe utazi ibyo urimo. Ndahagera ndarira, agahinda karamfata cyane, ndarira njya mu buriri nshiraho indirimbo ya Kabaganza, njya mfata imashini yanjye nshiraho indirimbo ya Kabaganza. Hari indirimbo yaririmbye mu Giswahili sinibuka ni yari yo, ariko nayishizeho. Iyo ndirimbo irambikira, ndasinzira. Yari indirimbo ihumuriza, ndasinzira. Nuko nicuye ngira ngo bukeye bwaho, ariko ndi mu gahinda gakomeye. Nuko nkomereza muri ubwo buzima bwo gupampinga amashereka, nkohereza Faisal buri munsi izo krusi zo kwikama, wohereza amashereka rimwe na rimwe nanjye nkajyayo. Ariko nagera muri Neo aho umwana wanjye yarari, nkatura ubuzima. Haleluya. Ntangira kwatura ubuzima, kuko ibyo bihe byose nasengaga Imana, nkabwira Imana, ni Imana umereza imbaraga zo gukomera iki kigeragezo ngezemwo, umereza imbaraga zo kukinyuramo. Aya mazi ntabwo azanembana. Ntangira kwibwiriza, ntangira kubwiriza umutima wanjye, kuko ndi muri maternity. Ijwi ry'Imana ryaransanze rimereza ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 43 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku 3, ngo niyo wanyura mu migezi ntabwo izagutembana, nubwo uzanyura mu muriro ntabwo uzagutwika. Noneho ntangira kwibwiriza, ntangira gusenga Imana, Mana mereza imbaraga zo kunyura muri uyu muriro ntuntwike. Noneho igihe kigeze cyo gusubira Faisal, nkajya njye kureba umwana wanjye. Imana yari amaze gukomera, nkajya umwana wanjye harari, nkatajya kwatura amagambo y'ubuzima, mbwira umwana wanjye, nkamubwira ni mwana wanjye uzabaho, kandi uzaba umukobwa usa neza, uzahesha Imana icyubahiro. Nubwo ungana utya, Imana iraguteraho inyama, Imana igutereho inyama. Ndarema inyama, ndarema umubiri ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amagufwa yawe natangire gukomera, ingingo zose zitari bwuzure ku mezi 7 zuzuzwe n'imbaraga z'Uwiteka Imana. Noneho imbaraga z'uvuga butumwa zitangira kunzamukiramo, nangira kwatura ubuzima. Igihe cyose najyaga Faisal, igihe kiragera baraduhamagara gutwara umwana muri pediatry. Njya muri pediatry, Imana yaramaye gukomera muri pediatry. Aho ngaho naho umuvuga butumwa ukomeye. Abantu bose bazaga aho narindi bagiraga amahirwe yo gusharinga room natwe, nkajya mbabwiriza, kuko cyari icyumba cy'abantu 2. Noneho nkajya nsenga, abajemwe bakambwira ngo nsengera abana babo, ariko mu by'ukuri nanjye nari nkeneye guhumurizwa. Nubwo nanjye wahumurizaga abandi, Imana imerezaga gukomera. Mwuka w'Imana turabana muri pediatry cyane bikomeye. Noneho aho umwana wanjye twabaga turi kumwe isaha ku yindi, nkatura ubuzima mu buzima bwe, nkatura ko ari umukobwa udasanzwe. Igihe kimwe hari abantu twe duturanye mu cyumba kindi bari mu yindi room, umugabo aza kunyuraho ajya muri washroom. Noneho abona umwana wanjye, amubonye abwira umugore we ati ndakwinginze, mbonye umwana uramumama nta mwana afite. Ahubwo amagambo ajya avuga ngo igikobwa cyanjye abyinirira ngo ni trauma, uramumama yabaye traumatized. Ujye umuganiriza, kuko ushaka kwibwira ko ufite umuturanyi ukazasanga yapfuye. Kuko trauma ni muvugisha ari amagambo, ariya ntabwo ari amagambo wenda avuga y'ubumana. We yavugaga igikobwa kindi, narizi ko afite umwana, nta mwana afite. Nuko umumama ntabwo yatinye kubimbwira, aza kubimwimbwira nyuma twaratashe, akomeza kubona akurikirana stati yanjye, abona umwana yarabaye inkumi, yarabaye nyine cya gikumi najyaga manura. Aravuga, nibwo yambwiye rero byose, atuzi ko umugabo wanjye yambwiye atari kuri umukozi w'Imana kabisa, atuzi ko yabonye umwana, ya magambo yavugaga. Arangije arambwira ati mama yabaye traumatized, ati nta mwana afite, akana karanga n'ikisi. Nuko ariko ndashima Imana uyu munsi, umwana wanjye uko nagendaga nde mu buzima, natura ubuzima. Ijambo ry'Imana ravuga ngo life and death lie beneath our tongue. Ubuzima n'urupfu biri munsi y'ururimi rwacu. Uko nagiye nde mu buzima mu mwana wanjye, uyu munsi n'umwana muzima, na rugingo. Hari abantu bavuga ngo abana bavutse ari abaprimatire, benshi ngo na site bafite, like bagira ikibazo cyo kureba. Ariko hari abaganga baje ngo bakoraga stage bavuye CHIB, baraza baramucokonya umunsi wa mbere, baza babwira papa w'umwana ngo bari gukora research ku bana bavutse ari abaprimatire. Noneho umunsi umwe baramufata, numva umwana ararira. Urumva abana b'abaprimatire bitewe n'ibikomere umubyeyi bayanyuzemwo n'ububabare bwose, iyo umwana arize ikintu kimukozeho umubyeyi yabyumvira mu bwonko. Noneho ndangije numva ifuhe ry'Imana riraze, ndavuga rero abaganga beza,
ndenda kubatangariza ngo muba mukorera research, muba mukoreho stage cyangwa research, uyu narimo, uyu ni umwana wavutse mu bise by'amaraso ya Yesu, uyu ni umwana waje kubw'umugambi w'Imana. Ya mana rero mbizi ko azabaho ari impumyi, iyo ubwo ni impumyi, ariko kuva uyu munsi muba mukoreraho research, nimuzaza mugera kuri iki cyumba mujye mutambuka rwose, uyu ntabwo arimo, uyu kuko mushobora no kumwica amaso ye mumushyiraho ibyo byuma mumukorogoshora. Ni rero uyu ni umwana w'isezerano, kambabwire iki cyumba nimuzongera kukigarukamo ubu mbirukanye nyo mu by'ukuri na trauma yari irimwo, ariko nuko nari nzi ko ari umwana w'isezerano. Umwana Imana yavuzeho amezi 2, ibyo nari mbizi neza ko ari isezerano, kandi ikintu Imana yabanje gukora gikomeye kuri uwo mwana na oxygene yigeze mujyaho. Umwana wavutse afite ikiro kimwe, bagashyiraho oxygene kakayikuraho. Dr. Musima arambwira ati madam humura, muri aba bana bose nubwo ubona akana kawe kafite ibiro bike, ariko akana gafite ubuzima, niko gafite ubuzima bwiza. Ati baze ku kiro kimwe ndamushyiraho oxygene akayikuraho. Ubwo icyo gihe Dr. Musima yaragikorera Faisal. Nuko rero ubwo nimba kuko najyaga mbwira Satani, nabwiye Satani uwo mwana ataramuteruramo, ndaho negereje kugira ngo amuteruremo. Nabwiye Satani ni rero Satani katwumvikanye, mu byo ukora byose ukoze byose bishoboka, ariko ntunkorere ku bugingo bw'umwana, nukore ku bugingo bwe, nunakore ku mutima we. Amen. Ibindi byose ubikore namaze kubyemera, ariko nukore ku bugingo bwe n'umutima we. Nuko rero Imana yo kabyara ikora ibyo kwizerwa. Muri pediatri tuhamara amezi 2, twe twamaze amezi 2 Faisal. Tuhamara amezi 2 kubw'ubuntu bw'Imana, tuhasohoka amahoro nta kibazo. Kugeza uyu munsi umwana afite imyaka 5, mu kwezi kwa 7 itariki 9 azaba yujuje imyaka 6, azaba afite imyaka 6. Ariko nenda kubabwira ngo umwana arareba neza, nta kibazo kiri mento afite, kuko abana bavutse ari primature ibyo bibazo nabo byo bakunda kubigira bya mento, because kubera oxygen sometimes zibangiza, ariko na mental problem afite. Ndakubwiza ukuri, umubonye Sister Josephine aramuzi, nta kibazo habe na kimwe, ari muri top class, ubu agiye kujya muri primary 1, yiga la Colombienne. She has no problem. Ndashimira Uwiteka Imana rero, nibyo byose Imana agiye ikora. Imana ibindi byose bifatika ibyo hazaba undi munsi, ariko Imana yari empowerinze. Empowerment navuga ikomeye ni empowerment spiritually, kuko iyo naba Imana itangirira neza muri ubwo buryo buri spiritual, nari gucika intege wena n'umwana wanjye agapfa. Reka mbabwira abadukurikiranya kuri mikoro za umwana Valasho, nanjye nde witness. Green naramubonye, ariko n'ubu ndamubona ni umukobwa mwiza pe, udafite inenge guhera ku mutwe kugeza ku kirenge. Iyo ni imirimo rero Imana yakoze. Tugana ku musozo Monique, nukuri njyewe umva ubuhamya noneho umenya maze no gukecura mu mutwe. Umuntu asigaye avuga life story ye nkumva ndimo kurira amarira araje. Hari n'ibintu wavuze numva noneho bimbereye bishyanze ko dusangwe tuziranye. Tugana rero ku musozo, ndagira ngo uganirize umugabo n'umugore baryamye amezi arenga 3 kwa muganga. Ubabwire mu magambo atarenze iminota 2, ubaha amagambo y'ihumure. Uryamye Faisal, uryamye Kanombe, uryamye Sashka, uryamye mu bindi bitaro biri hanze y'u Rwanda. Amen. Urimo gutakaza ibyiringiro, ureba biru uburyo fagitire irimo kwiyongera, areba umwana ni ikiro kimwe, cyangwa hari n'abavuga ngo ari amagrama. Yes. Gira ikintu uvugana nabo tugana ku musozo. Urakoze cyane Josephine. Icyo nakubwira ko uwo mwana avutse afite ikiro kimwe, ariko amaze kugera muri neo aza kugira amagrama 900 na so ariko ubu ngubu akaba afite ibiro 20 birenga. So icyo nakubwira rero, kandi yatangiye kugira ibiro 20 afite imyaka 3. Icyo nakubwira rero nuko Yesu arashoboye. Yesu arashoboye mwana w'Imana. Niba kumva inyigisho cyangwa ubuhamya, ndenda kukubwira ngo Yesu wapfuye akazuka. Ibyo abantu b'Imana, hari umuntu wavuze ngo kera yarazi ko abarokora ibintu bavuga ngo ari morale, ari ugusubizamwe abantu ibyiringiro. Ariko ndenda kukubwira ngo ntabwo ari ibyiringiro,
Kristo, Jesus is real. Amen. Yesu ni muzima, Yesu arakora. Facture najyaga mbwira abantu, najyaga mbwira umugabo wanje, najyaga mbwira nireka mubwire mwana w'Imana, mugabo nkunda, mwana w'Imana, mugabo nkunda, sheri wanje, wowe tuza, humura, nurebe facture. Imana ntabwo yatanga ubugingo, ntabwo yatanga ubuzima ngo ibure gutanga amafaranga. Amafaranga ni impapuro, amafaranga ni ikintu abantu bakora za concert, za concert zidafite fo na ruguru, abantu bakabona amafaranga pe, abantu bakajya mu bimansuro, ibyo bimansuro biriya bintu by'abantu aho bajya ngo bagakeza bakambara ubusa, biriya nabyo ni nk'ibintu bidafite kwanza nubwo ari n'ibintu, ni ibintu bidafite pfo na ruguru, bidafite umumaro. Abo bose amafaranga barayafite. Rero icyo nakubwira, umuntu uri mu bitaro wenda wahuye n'ikibazo, ugira ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, uyu munsi umwana wawe muri neo, ndagusubizamo ibyiringiro, nurebe facture. Imana yaguhaye ubuzima ugasohoka muri theater uri muzima, n'umwana akaba ari muzima aho ari muri neo, Imana izatanga n'uburyo bwo kwishyura facture. Ibyo nubitindeho, tinda kuri Kristo, tinda ku gakiza, tinda ku mbaraga, tinda kuri mwuka wera. Mwuka wera agusubizemo imbaraga, aguha amagambo y'ubutsinzi yo kwatura ku buzima bwawe, wowe mu mama nawe mu papa, amagambo y'ubutsinzi yo kubwira umudamu wawe, amagambo y'ubutsinzi yo kwatura ku mwana wawe uri muri neo, umwatura amagambo y'ubuzima ko uwo mwana azabaho, uwo mwana azaba umuntu ukomeye, uwo mwana ari umutwe ntabwo ari umurizo, kandi icyo watura nicyo azaba cyo, mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Amen. Imana iguha umugisha, wakoze kwemera kwitabira ubutumire bwacu. Amen. Wakoze kwemera kuza gukora umurimo w'Imana kuri mikoro za Woman of Valor Rwanda. Turakoze uri umukozi w'Imana, kandi agira ngo nkubwire ngo nukuri hari imitima iri buhumurizwe. Amen. Yego. Amen. Iyo yari inkuru ya Monique Mama Green. Hanyuma nawe ahuri ufite inkuru y'ubuzima bwawe. Amen. Fata kanya, jya imbere y'igitanda cyawe, jya mu cyumba cyawe cy'amasengesho, uhamirize Kristo. Abantu bazi ngo guhamya no kujya ku magaragaro, nabyo nibyo, ariko tangirira kuri abo bana nabo, ubabwire inkuru y'ubuzima bwawe, uhamye uburyo Kristo mwagendanye, umva. Iyo yari inkuru ya Monique, nukuri nawe ufite inkuru y'ubuzima bwawe. Hamya Kristo, vuga imirimo yakoze, mwamamaze, nibiba ngombwa jya mu muhanda bivuge. Nta kindi Kristo aba yarabikoreye, no kugira ngo uhumurize abandi. Nyambwira abantu ngo ntabwo yabigukoreye kugira ngo bibike mu kabati wawe, ubishyire muri turuwari zawe. Ahubwo ni ukugira ngo igihe nikigera nusanga wa wundi urimo kuburara, umubwire ngo humura Kristo aragabura. Nusanga wa wundi wamaze gutakaza ibyiringiro, uyu mudamu mureba uyu munsi waryaga rimwe ku munsi akazongera undi munsi, ubu ni umudamu arubatse, afite inzu muri uyu mujyi wa Kigali, atwara imodoka, afite akazi keza cyane, afite abantu bamuripotingaho, ni umumama akikiye umwana, azakikira n'abandi, ni umugore w'umugabo, ni umugore uhagarara akakubwira, akaguha ubuzima, utanga, uhagarara akaba igikoresho cy'Imana, Imana ikamunyuramo ubuzima. Ngewe nabihamye Monique, ngewe nabihamye. Amen. Imana iramukoresha, Imana iramuvugisha, Imana iguha umugisha cyane. Amen. Hanyuma rero yari Monique n'abatamuriza kuri mikoro za Woman of Valor Rwanda. Turabakunda, musubscribinge, mulayikinge, musharinge. Imana ibaha umugisha cyane. Bye bye.